reka nanjye mwifuriza kugubwa neza ukurikiye The 21 CRTV. In the time is now, ikiganiro kikugeza amwe mu makuru y'ibiri kugenda bizenguruka imihanda itandukanye ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero inkuru zihari nebyiri ziri kuba trend kuri iyi mihanda. Ni inkuru y'uwitwa Mwitende Abdul Karim cyangwa se uzwi ku izina rya Burikantu ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'inkuru ya Cheateu la Marara. Ni hoteli iherereye mu karere ka Karongi ahazwi cyane ku izina ryo ku Kibuye. Twihuse cyane munyemerere duhere kuri iyi nkuru igira iti: bazemo iminsi 3 mu nzu ye bafungiranyemo yarabatse n'amatelefone. Uretse gato iminsi ngahe? Iminsi 3 yarabafungiranyemo. Yego yarabatse n'amatelefone watazagira. No, tugende gakeya. Yabashimuse iminsi 3. Ishaka kuba ari nk'agatego kabayemo. Abakobwa hari amavideo bamufashe. Ya n'amakuru ari ku muhanda. Amavideo bamufashe. Polisi cyangwa ribu basanze abakobwa bakiri mu nzu. Baya ni polisi yagiye kumukinga. Ni polisi isanga abo bana bakirimo. Niyo yabakinguriye kugira ngo basohoke. Uko umureba dore ukunguku nukuvuga ngo bahise bamujyana gukica na yara ubwo nibimogi byari biraho ngaho cyangwa nibiki gusha gusanga bigihari. Ahubwo akaba yaranze kubakingurira until babanje kuyasiba. Uwo na wundi ni Mwitende Abdul Karim wamenyekanye ku izina rya Burikantu ku social media atandukanye. Uno mutipe yarazwi mu gukina amafilm ndetse no kuri TikTok mu bintu byo kwamamaza. Yari uwa mbere kabisa. Uyu mutipe ngo icyo azira no gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, dore ko ari icyaha gihanwa n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Uno mutipe rero ngo abakobwa 3 baje kumureba iwe ngo ngabigisha cyangwa se abahugure ku bintu bijyanye no gukora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka TikTok ndetse na YouTube. Uno mutipe ngo yarebye umwe muri bo aramubwira ati ngwino utsange mu cyumba nkuhe inama ziri special cyangwa se zihariye kuzondi buhe abandi. Umukobwa mu kubyanga ngo Burikantu yahise arakara aravuga ati buri wese agiye kunsubiza amafaranga na spendinzeho. Abakobwa barashatse babona make baburaho ibihumbi 2. Nuko Burikantu ararakara ati nta kintu tuvugana ataruzura. Then umutipe ahita arakara arafunga aragenda. Mu kugenda abakobwa bamaze kubona ko ibintu byamaze gufata urundi rwego bitabaje inzego z'umutekano ngo nyuma yuko ngo bari bamazemo iminsi 3. Nyuma yo kumara iminsi 3 rero ngo bahamagaye polisi irazira bafungurira muri ako kanya bahita bata muri yombi uwitwa Burikantu. Byabaye kuri tariki 20 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025. Ubu Burikantu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB muri Kinyinya. Ngayo nguko rero bamwe nubwo bari kuvuga ngo byabara Akagambane ngo kabaye kuri Burikantu ngo kuko ngo bakobwa ngo hari amafoto yari yamaze gufatwa nabo bayafata Burikantu. Gusa nanone ibyo by'amavideo n'ibikibindi ibyo nibyatuma umuntu akora icyaha cyo gufungirana mugenzi we bigeze ako kageni. Utari ushinzwe umutekano cyangwa se ngo ube ufite ubundi bubasha cyangwa se ube ubifite mu nshingano ko ube wemerewe gufungirana umuntu wowe waburi wese. Ikindi kintu gitangaje kandi nuko uno Burikantu nta n'icyumweru cyagiciyeho imihanda cyangwa se social media ariwe ziri kuvugaho bitewe na video cyangwa se news yagiye hanze bavuga ko ariye. Hari amarumaze ajya avuga ko ariye nubwo umuntu atabihamya neza bitewe n'ababonye video, ariko nawe yari amaze icyumweru ari trend bise bikubitana n'ibi ngibi. Ni umutipe utorewe muri iyi minsi kabisa, no kumusengera cyangwa se kumusabira.
twihuse cyane nanone mu zindi nkuru ziri kugenda ziri ba trend kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byano mu Rwanda, ni iyi nkuru nayo reka tuyivugeho. Narakajwe mvuga ni gute abantu bashobora gufata hoteli imwe igateka ikohereza ibyo kurya, bavuga ko brushette zaririwemo hariya nyinshi zavaga muri Delta, bakavuga ati ntibishoboka bite ko umuntu ashobora gufata ibyo kurya byatekeye muri hoteli ya se bakaza kubiseriva muri hoteli yindi batasabye hoteli permission. Nicyo kintu cyari cyambabaje. So niba rero kugeza aya masaha iriya itabarwa nka hoteli, ndi kumva rya jambo ryanje ryo kuvuga ko harimo akagambane ziriya hoteli zindi ngo zari zarazimye kubera Marara yageze hariya, ndumva iryo jambo ryanje ndiburi tire, ariko bitavuze ko ngiye ku ruhande rw'abakobwa ko ba victime barakobwa ni ziriya hoteli zindi ndaza kuzivanaho ubwo ako kagambane, ariko ntabwo ngende buze kuvuga ko bari abakobwa bahawe service mbi cyane ku buryo bashobora gufata hoteli y'umuntu. Ntabwo ari hoteli by the way, ni inzu y'umuntu nkira yabahaye service bakayirambika hasi nk'uko bigenze uyu munsi. So turaza komeza kuganira, ariko umuntu yarambwiye ngo abayobozi bari hariya byonyine no kwihanganira service yahawe bari abantu nabo ubwabo ntibabyihanganira. Uwo muntu yarabimbwiye ejo bundi, kandi ari kuri hoteli ari mu bantu batashye ubukwe. So umva nongera hano gatoya gusa. Yego kuba uvanyeho iriya statement yawe yuko Cheateu Marara yagambaniwe, uragendera no kuba koko nari amavideo twabonye amasahani ariho ibiryo byijimye, isahani ubona ari nk'izo kwa Kankwanzi na Bushombe. Nyuma turangera tubona iyindi video iriho amasahani yego ajya kuba meza, ariko ariho ibiryo byakuzura mu gapfunsi bitondetse ku meza, aba chef bagenda bongeraho isosi irekuye cyane. Ukibaza biriya biryo byavuye muri kiriya gikoni bigera kuba birya iriya sosi itakonje. So mu by'ukuri tujya tuvugisha ukuri twoye no guheza inguni, tuvuga ibintu uko biri. Ya service ni urugero rwa service zipfuye shobora kuba narabonye kuva namenya ubwenge bujya mu mahoteli cyangwa mu tubari cyangwa muri restaurant. Tujye tuvugisha ukuri, bari abakobwa icyo bazize ni ukutamenya ko hari ingingo ihana ibyo gukangisha gusebanya mu kwishyuza cyangwa mu gusaba kurenganurwa ko bahawe service mbi, bakabyitwaza bati dufite following nini cyane, nutagira gutya turagira dutya. Nawo nibyo bavugaga, sha utabishyira ku karubanda ntabwo yaba ari umuntu ukunda iki gihugu n'ubukerarugendo bwacyo na service inoze, nk'uko abayobozi bahora badushishikariza kwanga service mbi. Bari abakobwa nta buye wabatera iyo badacomeka kiriya kintu cyo kuvuga ngo n'umutadusonera amafaranga turabateza isi. So twakomeza. Nk'uko mubyumva rero, urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwatangaje ko kuva kwa 22 Nyakanga umwaka wa 2025 ibikorwa bya hoteli Cheateu Marara byahagaritswe kuko iperereza ngo ryerekanye ko ibyo bakora cyangwa se ibyo service batanga muri iyo hoteli nta ruhushya rwemewe n'amategeko babifitiye. Hoteli Cheateu Marara yari imaze iminsi igarukaho ku mbuga nkoranyambaga kubera ubukwe bwa Haji Shadari Musemakweli, usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC na Uwera Bonete. Ubukwe bwabo rero bwabereye hano kuri Cheateu Marara ino iri kuvugwa mu nkuru, gusa ngo bahabwa service mbi. Musemakweli na Uwera bashingiye hoteli kubura umuriro byato na hato, ndetse akaba na nyunganizi yawo cyangwa se icyo twakwita moteri na moteri yari ihari, kudakurikirana ibibazo byabayeho mu gihe ibirori byabo byabaga, gutanga service mbi, guhindagura ibiciro babahereyeho ibintu. Ibindi bibazo bahuye nabyo ni ibibazo by'isuku nkeya, kwica amasezerano no gutanga service zidawanye n'urugero iyi hoteli bivugwa ko yabiriho. Gusa ubuyobozi bwa hoteli bwahise bugana iy'ubutabera buvuga ko abageni bakangishije hoteli ibikorwa byo kwisebya no gukoresha uburiganya ngo batishyura amafaranga bari bayibereyemo, amafaranga yarengaga miliyoni 5.
Kuwa 18 Nyakanga umwaka wa 2025 umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yemereye ikinyamakuru dukesha inkuru ko bazi iby'iki kibazo kandi ko ari gukorwa iperereza, ariko yirinda kugira byinshi abitangazaho ngo bitabangamira iri perereza. Ati iyi dosiye turayizi kandi iri gukorwaho iperereza, nta byinshi twavuga bitabangamira iri perereza riri gukorwa. Ayo ni amagambo y'umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri. Ku rundi ruhande RDB yahamije ko nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. RDB yahamije ko ikomeje kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo rwo kwakira abantu mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero aya Cheateu Marara kuri ubu ngubu ikaba yamaze gufungwa by'agateganyo n'urwego rushinzwe ubukerarugendo ndetse n'iterambere mu Rwanda aryo RDB. Iyi wumva ni The Time is Now, ikiganiro kikugezaho amakuru y'ibiri kugenda bizenguruka social medias atandukanye hano mu Rwanda ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ngiye wumva kuri mikoro ni Kimu nk'ibisanzwe. Icyo usabwa rero no gukora like, ugakora share, ugakora na subscribe kuri no channel ya 21CR TV. Naho ubundi amakuru yo ni buri kanya kandi amakuru agezweho kandi yizewe. Reka